nanone turongeye tubakiye ko umubano w'abanyarwanda update. Inshuti zanjye, uyu munsi hari icyo nifuza ko twaganiraho ku bijyanye na cyane n'indwara zitanduzwa n'abandi bantu. Nkaba nazanyeho umudogiteri kugira ngo agire icyo adufasha kuri ibyo bintu. Bamwe muri mwe mujye mubikora, bamwe bifata, bamwe bihuriramo mutazi n'uburyo mubyanduye. Uyu munsi ndashaka ko mwasobanukirwa, mwakigana nanjye, twese tukamenya uburyo ki dushobora kubyirindamo, uburyo dushobora kubyitwaramo. Na cyane abana muri iyi minsi imibare iri kwirukanka, ukumva ngo barwaye sukari bakiri abana batoya. Murabizi rwose, muri abantu murabizi, kuko mujya mu marwariro, mujya ahantu henshi mugasanga niko biri. Ngaho abana barwaye imitima, abantu kansa, sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi ndasaba ngo twigane twese hamwe, tumenye uburyo dushobora kwirinda ibyo bintu n'uburyo dushobora kubyitwaramo. Ndagusuhuje mubyeyi. Urakoze kudusura kuri TV. Bazi ko abantu benshi hano mu gihugu cya Uganda ari bake cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Gusa nifuzaga ko nk'uko bidufashijemo tuganire nawe, utwigishe, udusomeshe, turebe uburyo ki dushobora kwirinda bino birwara biri kutwaduriza kenshi na kenshi. Uratangira wivuga amazina yawe, umurimo wo ukora, turakwakiriye. Urakoze cyane. Amazina nitwa Kwizera Christopher. Umurimo akazi ko nkora nshinzwe na igitongore cyangwa se itongeze kashita igitongore kubera yuko ntanze ko nacita igikirwanyisha nangwa se igerageza kurwanya indwara zitanduzwa. Indwara zitanduzwa ni umuti ushize indwara z'imitima, ushireho indwara za kanseri nkuko bayitaga mu Kinyarwanda, ushireho indwara za sukari, za pressure. So izo ndwara ni indwara z'ubuhima cyangwa indwara z'ibihaha duteganya, hamwe n'indwara zo gutabuka umutwe, naho gutabuka ubwonko, naho garwara igicuri. Izo zose ni indwara zidasigwa, zitanduzwa cyangwa se zitakura ku wundi muntu. Izo ndwara zikugenda ziraba nyinshi, ziriyongera kubera yuko mu mbera zo turimo. Igikuru muri byose, izo ndwara ikizitera akenshi kivira mu nyifasha yo twitwaramo nk'abantu. So icyambere kasaba unywa itabi. Ubura unywa itabi cyangwa ukarirya cyangwa ukarikoresha mu mbera yari yose, mu bundi buryo bwose. Itabi ikintu cyose cyitwa itabi kirakuzanira izo ndwara. So no kubwiyo iyo mpamvu niba ukoresha itabi rireke nangwa urivireho kimwe. Ariko aho ngaho naguciye mu ijambo, hari uburyo uvugamo itabi, bamwe bakumva uburyo bwabo. Harimo itabi nge nabanzi, harimo abakoresha shisha, urumogi, sigara, hari n'abarya biriya bintu bajundika niba ari ubugoro. Ndumva yari yo matabi mu bantu batazi amatabi ubwoko. Hari igihe bavuga itabi ukagira ngo ni sigara ryonyine. Itabi yose barayavuga na kokayine, yo kuvumbika. Hariho n'abakecuru akarihekenya agacira mu kanwa k'umwana. Ibyo byose birazana iki? Uburwayi. Then ikindi, inzoga. Buri gitera cyose cy'inzoga, buri nzoga yose ya buri muringo rwose. Hariho abasaza bavuga ngo kano kayoga kabo bita Rwabitoki se cyangwa kawarage ngo karabavura, ko nta kibazo gatera. Inzoga ntacyo kivuraga, inzoga yose ifite ikibazo. Ikasumwa inzoga ugasinda, inzoga iragutera ibibazo, inzoga irakuretera kuzanira kansa, inzoga irakuzanira indwara z'umutima, inzoga irakuzanira indwara z'umutwe zo gutabuka umutwe. Inzoga ni mbi muri byose. So niba uri kuyinywa ukwiriye kuyikendeza, ukaranga inzoga ntari kugutegeka, uyiveho cyangwa uyireke. Then ikindi cya kabiri ni ibyo kurya byo turya. Ibyo kurya birimo sukari mwinshi, umunyu mwinshi. Ibyo kurya birimo ibyo basika cyane nk'inkoko zango basize amavuta baragasika cyane. Ibyo byose bituzanira iki? Indwara. So dukwiriye kubikendeza nangwa na kenshi tukakora iki? Tukabireka. Genda ikindi cya gatatu ni ukubaho ntidukore amazungu akitaga exercise.
kugira ngo ubeho mu kinyarwanda bavuga gukora siporo. gukora siporo kugira ngo ukoreshe umubiri wawe nk'uko guri ugendesha ibirenge, uvuga igare, uje mu murimo uhinge, wirukanke. Ibi byose ukwiriye kubikora kugira ngo umubiri wawe wicare gutegutse urwanisha izo ndwara. N'ikindi dufiteho iyi myuka ugatekera mu nzu mwuba, gukoresha inkwi, ugakoresha amakara agakazana umwuka waba uri guhumeka ukakuja mu mazuru, ukakuja mu bihaha, urakuzana indwara nk'ubuhima n'indwara zindi z'ibihaha. So byose dukwiriye kubirwanisha, tugakora iki tukabikura. N'ikindi cyo twakavuzeho no kwicara wirarikiriye buri kanya, buri gihe, buri gihe uhangayitse, ukwirarikira, ntutekanye, ukabura umutekano nk'umuntu. Byose amahoro muri we, utagira udafite amahoro. So byose birazana umubiri wawe kugira iki, kuzana izo ndwara zikaguteganya. So byose dukwiriye gukora iki, kubirwanya, tukabishyira uruhande, ukamenya ngo tugenda mu nzira zitunganye kurwanyisha izo ndwara. So izo ndwara ziri kwiyongera muri bino bihe kubera yuko icyambere ibyo mvuzeho hejuru biri kwiyongera. Inzoga, kunywa inzoga kuriyongeye, abantu kunywa amatabi kuriyongeye, kuko bagiye barahindura ibika za shisha, itabi ryo kujya uriya akacira hana akagashiraho nk'akanuza nk'akapa nangwa karama, ukibwira ngo hari akantu kwashyizeho kandi ari iki, ari itabi. Undi akagashira hasi y'ururimi akaguma ari ukanyunya nka sweet kandi ari itabi. Ibyo byose dukwiriye gukora iki, ni droga, bironona ubuzima. So byose dukwiriye kubirwanya. N'ikindi kubera yuko imbere y'abantu ntitugikandagira ibirenge, ntitugitambura. Boda ziri hano, moto buri hamwe aho tugiye no gufata moto, kwicara mu modoka, ibyo byose turakora iki, bikutuzanira zino ndwara zikaguma ziriyongera. Ikindi kibazo naho nshaka kubaza, bano bantu bifata bakajya nko muri sauna ngo bagiye kwiyuka umwuka icyokere kibashiremo, ubwo hari umumaro bibafasha kuri icyo sauna? Nta mumaro gwimaze. Sauna yakozana maybe gutekereza neza, naho nako nakanya gake. Na icyo kwiriye gukora no gukora, abaganda bacitaga drill, naho ugakora iki, ukirukanka, ugakora exercise, ugakora practice, karango inyama zawe n'imitsi ingingo zirananutse. Nibyo byo kuyamba byo gufasha. Urakoze ku mwanya uduhaye, urakoze kutwigisha. Namwe ndatekereza ko mwakurikiranye ikiganiro tugiranye na dogiteri wacu. Mukurikirane ibintu, tugira ubuzima bwacu buzima, ni ingenzi. Uranyeneye, nanjye ndagukeneye. Ntabwo ari byiza ko warwara indwara nk'izo ngizo ukabura byihuse. Urakoze cyane, kandi nanjye ndishimiye kugira ngo mumpe iyo platform yo kugira ngo mvuge ururimi rwanjye rwonzi. Akenshi ntaho nari nkunze kubipractice kubera yuko nkuriye mu Buganda, nigiye mu Buganda, ndi umufumbira wa Gisoro. Akenshi imyaka yanjye myinshi nyimaze mu Buganda. So kasamenya ngo hariho ino platform y'ikinyarwanda n'abafumbira, naje kwiyongera kwigisha urufumbira muri zino ndwara. So ninzabona akanya nk'akano nongere nkora iki, udusubireho ngira icyo twaganiraho. Mwakoze cyane kandi urakoze. Imana iguhe umugisha. Amina.